ndabasuhuje nanone kandi mbifurije ibihe byiza mwe tubana kuri YouTube channel URUTONDE. Njye wasuhuza n'ubundi nibisanzwe ni Samusoni ewana niyemeje kujya mbaha amakuru ubundi mwebwe mukinanirwa. Iyo niyo nego yanjye kabisa, ubundi ibintu bikagenda neza. Yes, nkuko rero nabibabwiye uyu munsi ndabaha update pe ndazibaha kabisa. Avive nayisoje gusa ikintu ngiye kuvugaho gatoya wenda natinze ku bantu mutinda kubikuza nago muzi banga riri muri Avive ino minsi mureba baduhaye ubwo reka ngavugaho gatoya singatinda kuko Avive update nazibahaye akantu kose nakavuze kirike cyo mutumvishe muze kumbwira nako ibintu byose nabibabwiye muri video yabanje. Noneho akantu wenda nibagiye kubabwira nuko ugomba kumenya yuko abantu benshi mwise muza inbox mubimbaza muti iminsi nidushika tutabikuje. Ubwo nibyo bintu nje kubabwiraho ati iminsi baduhaye hano umunsi umwe n'amasaha 12 bisigaye nimba natarabikuje bizagenda biti. My friend, ukugenda usiba kubikuza buri kwezi izi baguhaye barazibaninga zikava muri system yawe. Nukuvuga ngo wari ufite ibihumbi 2 bakaba bagwaye kubikuza 20 umuzi bikuze ubwizo ziratakaye zibaye 0. Nanone ukwezi gutaha wanga kubikuza baguheza 20 uzwanga kuzibikuza ni 0. Ubwo savu ziri kugenda zivamo nagaru kuvanga utegereje kuzazibikurira rimwe. Ako kantu mukumve rero niba ukeneye kubikuza coin zawe bikuza bigikunda. Ubwo rero sinirwa nanabitindaho ako kantu niko nagira ngo mbasobanurire abantu benshi mwese muza inbox muri benshi ndavuga ni nako ndakababwiraho ubundi mufata umwanzuro wo kubikuza muve mu bintu nk'ibyo ngibyo turiko turagendana. Yes, ubwo rero ikinzanye muri iyi video iyo nyine ugiye kuba update kuri mining nibura nyenye vuba nabwo nihuta ubwo utari kumwe asigare ariko zose nzi ko muzifite. First of all, mining ya mbere ubwo ngiye guheraho ubu tuvugana ndahera kuri mining yitwa Aruta protocol. Ifite amakuru ugomba guhita umenya ubu tuvugana. Indi mining turi buhite tuvugaho ni mining ya BNP. Indi mining turi buvugeho ntabwo ifite application yo murabizi tuyimayiningira muri Chrome yitwa Bitcoin BX. Indi mining ndavugaho ni PC network. Izo mining uko ari enye nibura ndaje ntago nzitindamo kabisa. Mera no kuri PC network y'ubwo sindirwa nanayitindaho dore ndabahereza update ngiyi nibwo gisohoka ashije iminota 24 murebe iyi screen nuko ku itariki 28 zo kwezi kwa gatatu tuzahabwa contract address yayo. Abantu mwibaza ngo contract address ngo ni ibiki? Contract address ni nka code y'umushinga nkuko uzi neza yuko utajya kuri utabona amafaranga yawe ari kuri mobile money udakanza akanyenyeri 182. Menya ngo rero naho niyo nzira ucaho kugira ngo ubone coin zawe. Yes, ushobora kuba nyine wowe utarabikora cyangwa se ukabutabyitaho. Rero iyi contract address ni kibimaze nuvuga ngo usabwa kuyishyiramo. Urabyumva tugendane neza iyo wayishyizemo rero kabisa nibwo ubona coin zawe. Utayishyizemo ntabwo coin zawe wazibona. Ubwo rero sinirwa nanabitindaho yo update dore ngizi zirahari hano kuri home screen baba banyohereje notification. Ubwikiriho n'ugomba kumenya yuko iyi tariki bazaduhereza contract address. Sinyitinze ubwo yo twanayisoje kabisa. Twagiye rero Aruta protocol ubwo nanone nayo kanyivuga vuba byihuse. Gusa icyo ugomba kumenya yo mining murabizi yaragaze ku bantu muyifite ntago ari ibintu by'ibanga, ibyo ni ibintu muzi mwese. Uti rero bimeze biti withdraw ugiye gutangira uti bizagenda biti? Duterere hamwe agatebe reka ndebe X yabo tubariyo twifashisha mu rwego kugira ngo ibintu bihite bigenda neza. Yes, ndabona X yabo nayibonye gusa hari Telegram yabo nabwo nta kibazo, byose na makuru baba batanze murayabona. No kuvuga ngo bari kukubwira yuko gukora withdraw ubigiye gutangira. Uti rero bizagenda bite? No kuvuga ngo zire yako yinu ufite wowe ubona wa mininze uko zingana kose uzahabwaho coin 20% byizo wa mininze. Uri kubyumva? Izo coin 20% uzaba wamaye nizo uzahabwa ku munsi wo kubikuza, nizo uzabikuza ku munsi wo gutradinga, nizo uzatradinga, nizo zonyine uzahituhabwa. Noneho izindi zisigaye bashyizeho amahirwe yo gukora lockup cyangwa se kuzibitsa ukunguka. Nukuvuga ngo remaining 80% of your mined token are subject to vest period. You have option to lock. Nukuvuga ngo ufite uburenganzira bwo kuzirokinga. Noneho lockup kuniteye rero kuri izo coin zaba zisigaye. Nukuvuga ngo ku muntu uzarokinga nibura guhitamo amezi 3 turiko turagendana nta kintu na kimwe azajya abona ni 0 n'ubundi ni nkuko wazirekera muri wallet gusa ntihagire ikintu na kimwe zigumana. Turiko turagendana ku muntu
uzabikuza uzabitsa izo 80% zisigaye mu gihe cy'amezi atandatu azajya abona iyi percentage ya 15%. Turiko turagendana uzafata ko yinize 80% zisigaye akazibitsa mu gihe cy'umwaka azajya ajyaho komisiyo yose yo ya 40% byizo yarokinze. Turiko turagendana bitewe n'icyo gihe wewe wahisemo. Ubwo buri wese agomba kuzabitamo uko abyumva, kandi bari kukubwira yuko there is no fee. Ibintu by'amafizi bino mubona ko bikuzaza vive bari kudusaba amarubitiramu n'ibiki reka bari kukubwira yuko all distributed token will sent directly to our protocol direct wallet. Ni ukuvuga ngo rero iyi wallet abantu nizere yuko buri wese ayifite. Reka mbanze garuke no muri wallet yabo muri Aruta protocol. Nuvango iyi wallet muze kuyifungura konte yanyu iyo ugiye no kumayininga ufunguka screen kazisa gutya. Iyi wallet bari kutubwira muri kuyibona hano hejuru draft Aruta protocol. Iyi rero hari abantu mudafite amaki yanyu, hari abantu mutabitse pass phase ukaba wumva wenda ibintu warabiretse ukibwira yuko wallet nayo ifite, nyamara dore wallet ngiyi iri muri telefone yawe. Iyi wallet rero bari kukubwira yuko niyo coin zawe zizahita zimukiraho, uzajya kubona usange uri kubona balance hano. Turiko turagendana usange Aruta protocol zawe bazimuye ziri hano. Ku bantu mutabitse izo pass phase zanyu rero uti bimeze bite? Icyo ukora nge mbayobora hakiri kare birangire, urasabwa kuza ugakanda hano kuri option. Aha, kuko wallet warayicreatinze ushobora kuba utarabitse pass phase. Nukanda hano kuri option baraguhereza edit wallet name, yo murabona ko ni draft Aruta protocol nkuko babitubwiye, murabona ko niyo bari kutubwira naho hariya yo bazabikurizamo. Turi kumwe barakubwira ngo view wallet key. Nuvuga ngo wallet yawe niba utarabitse pass phase zayo, niba uzi kutabitse pass phase za wallet yawe, uze kuza hano ino nzira nkuyoboye ukande hano kuri view wallet key, bareta baziguhereza uzikopiye uzibike nizo za wallet yawe nyine. Muriko murabyumva, ubwo nizere ko ibintu baye bibabwiye hatagira umuntu uvuga ngo nango kiyo wallet tutigeze turi creating. Niba ufite Aruta protocol ukabumayininga muribuka bakora update buri wese yarayicreatinze. Rero niba ushaka izo wallet key zawe uze kuza gukanda hano ngisima kanze kugira ngo mutabona izanjye, urahita ubona wallet key zawe uzibike. Iki gihe iyo uhinduye nk'indi phone cyangwa se ugahindura nka application ikavamo, turiko turagendana nka application ikavamo, izo private key uzigaruramo ya wallet yawe igahita igaruka, ndetse bikaza bimeze gutya ugakanda kuri airdrop ugahita ukora login ugahita ubona za coin zawe wamayininze n'ibiki byose, ariko wagaruye ya wallet yawe ya nyayo. Ubwo nizere yuko ibintu mubisobanukiwe mu byumve. Muzo tuzabikuza izo uzaba ufite hano kuri balance uzahabwa 20% byazo. Puriseri nari nababwiye yuko izatangira nayo irahari. Ubwo nguko ku bantu mufite nyeya nkanjye ubungu murareba ni dukeya, mugomba kuzaba muri tayari tukagura. Mwabonye yuko igomba kuza iri munsi nizigera ziri munsi y'idora ya 0.5 by'idolari, niyo makeya minimum y'igiciro cyayo igomba kuza iriho. Ubwo rero kubakeneye kuzagura mwazaguriza biri no hasi cyane kabisa, mwigurire ubundi izasohoke twunguke tugurishe. Ubwo nayo ndanayisoje sinyitigaruka, ubwo ndabisoje. Iyindi mining ngiye kuvugaho twihuse ubwo tutanatinze ni Bitcoin BX. Reka mbanze ndebe Chrome yayo mitenye ijyaho kabisa mbahereze update yayo. Bitcoin BX rero nayo iyi nayo gahunda yayo ukuntu iteye ngo niyihe. Nuvuga ngo ku muntu wakoze KYC, hari abantu muri kuza hano mukanambaza ibintu kandi nta kintu banatarababwiye. Umuntu yamaze gukora KYC ya connect wallet ari kunayibonamo hano murareba ko nkanjirimo, yarangiza akabona hano hariho connect wallet nguko bakiri kubinsaba. Udakanze ukabyihorera kuri kubona mu wallet address yawe biragutwara iki? Reka kwiruga ukandamo byihorere utegereze. Ikiri ngombwa nuko uri kubonamo address yawe. Hano iyi address urabona atariyo, bitegereze neza burebe niba atariyo muri MetaMask yawe na Trust wallet yawe urabona atariyo. Kuba hariho connect wallet biragutwara icyo uri gukandaho urwana niki. Hari umuntu araza agakandaho bakamubwira ngo MetaMask ngo na green started ngo ikibazo ngo cyavutse, kandi nyamara yarabikoze yanakoze na KYC. Abantu mujye mureka kwirwa mwigora kuba haza iri jambo connect wallet byihorere kirigomba nuko nyine wallet nubundi wayishyizemo dore ngiyi irimo. Tuko turagendana. Ubwo icyo uri wowe komeza ukore mining singomwa ngo yirirwe ukanda aho ngaho. Update zayo rero ubwo nanatinze ndifashisha ifoto mfite hano kuko Corex kuyijoin
kuyiforowinga ndabona byananiye ngo mbaha amakuru neza ndi kuri X yabo, ariko icyo ugomba kumenya ni uko ku itariki 10 tuzatangira kubikuza z'uku kwezi kwa gatatu. Dore ko turi ku itariki 4 umenye iyi video ku itariki 4, ku itariki 10 tuzabikuza, turiko turagendana tuzabikuza. None ariko ikiriho nuko ugomba kumenya ngo bari kukubwira yuko in 10 ku itariki 10 z'ukwa gatatu KYC account will be paused in 24 hours. Nukuvuga ngo kuri iyo tariki 10 abantu ntago muzamwemerera gukora KYC. Muri kubyumva, niba utari kubitegura neza ngo uyikore ubu ngubu bigishoboka bikiri gukunda, nibigera ku itariki 10 ntago uzemerwa gukora KYC, bazaba bayihagaritse bajye mu bintu byo kutubikuriza twebwe twayikoze. Turiko turagendana, nizere yuko mwabibonye. Abakeneye smart contract address ya Bitcoin BX ndaza kuyibaha muri group ya WhatsApp ALL-MINIG-UPDATE, naho ndayibaha muyadingemo kuri BNB Smart Chain ujye ubona Bitcoin BX yawe, kuko bagiye kutwimurira coin. Turiko turagendana, ibyo bintu nizere ko muri kubyumva neza. Noneho bari kukubwira yuko all coin distribution to all user who completed KYC. No kuvanga icyo gihe bazatubikuriza coin zacu nyine ku bantu twakoze KYC. Noneho bari kukubwira yuko ako kantu kanotinga ahantu ubimenye, bari kukubwira ngo user got KYC account after 10 March 2024 have to wait in August 1 2024 for first distribution BX. No kuvuga ngo umuntu uzaba utarakoze KYC ku itariki 10 zikamugereraho agomba gutegereza nibura mu kwezi kwa gatandatu. Turiko turagendana, muri kubyumva. Ariko niba uzi kutakoze KYC ugomba gutegereza ukazayikora nanone muri kiragiye cy'ukwezi kwa gatandatu, bakabona kuzongera gutanga andi mahirwe yo kubikuza nanone icyo gihe. Ubwo rero abantu twabibabwiye kare, twaberetse uko KYC korwa, twaberetse uburyo ugura izo BNB ndetse n'ari amadolari 1.3 nyine izo BNB zirimo amadolari 1.3, abantu mugakora KYC mwaranze ngo ni scam. Abantu yo ngo giye bigezemo ibintu byo gushora, my friend, narababwiye ngo buri muntu wese afite ukuntu yayobora urugo rwe. Ntitubivane no mu bya crypto mining, buri wese afite ukuntu ayobora urugo rwe. Urugo rwawe niba ubizi neza yuko nta muntu wagusura muri weekend cyangwa se wagusura mu minsi y'imibyizi, nibivuze yuko abandi batabikora. Nukuvuga ngo rero kuba coin yagusaba ngo utange fees ntago ari byo bisobanuye ko ari scam. Muri kubyumva, ibyo ntago ari ibintu bisobanuye ko ari scam. Uba vivira zisaba saruko itari ku isoko, yose niyanazisabye mbere yaho se, ahubwo mbere yuko ijya ku isoko. Rero nyine ntago ibyo ngibyo bivuze ngo utanga gaze fingo ubwo coin yabaye scam. Reka nawe noramwe bihuriye, ahubwo wowe uragerageza. Narababwiye ngo never fail to try, gerageza amahirwe yawe. Iyi coin nk'ubu ngubu wabaye warayimayininze ukaba waranze gutanga $1.3 ikazaza iri kuri 5, nyamara wazababara icyo gihe, nyamara waranze kugerageza. Nta bintu na kimwe tutabigerageza, sibyo. Gerageza ayo madolari yatange, noneho uzareba ikizavamo, uvuga uti byaranze, umenye ngo byaranze nyine birangira. Ubwo nizere yuko nyisobanuyeho BX. Ubwo ikiriho nuko ugomba kumenya yuko ku itariki 10 abantu muzajya gukora KYC bikanga, na yindi mpamvu zabibitera nuko bazaba barimo babikuriza twebwe twamaze kuyikora. Ubwo KYC sabihagaze ndetse paka kugeza ngira ngo mu kwezi kwa gatandatu niba ndi kubibona neza muri iyi nkuru nkuko muri kubibona hano neza cyane. Ubwo makuru yabo nizere yuko nyabahaye. Indi nkuru tudatinze, BNP rihehe thank. Ubwo nanasoze vava video yitirangira, mujye mwihangana nyine video yo zitinze, ni mwebwe mwabiteye man, mushaka amakuru yose ngo nyabahereze. Mbagomba kuyabaha. Ariko dore ngingeze n'amahirwe mbonye BNB X yabo nayo basohoye n'andi makuru muri aya masaha. Bari kukubwira yuko winning big n'ibyo gusaba nyine abantu kuza winning ibintu. Ikiriho nuko dore inkuru nashaka kubahereza ni iyi ngiyi yenda kumaraho umunsi. Narababwiye ngo nabuze nyine umwanya wo kubakorera video, nuko bamaze nabo gutanga contract address yabo ndetse yadingwa kuri BNB Smart Chain. Ibi byo sinirwa njya kubereka ngo ucanga, nirwa mbisobanura, sibyo. Nirwa mbisobanura uburyo cyufata contract address ukayadingamo. Icyo nge ndi bukora ahubwo ndafata BNP Smart Contract Address yanyu nyibahereze, dore bayesohoye kabisa. Ndaza kuyikorera copy nyibahe muri group ya WhatsApp ALL-MINIG-UPDATE, muhite muyishyiramo nta bindi bintu byinshi byamananiza bibaye. Ubwo rero sigomba ngo nirirwe mfata nongere ngo ujye muri MetaMask ngo mwereke ngo guka. Ikiri ngo mugomba kumenya yuko iradingwa kuri chain ya BNB Smart
chain. Ubwo sinirwa yo nirwa nyadingamo ngo ibiki n'ibiki byo nabihari. Ubwo abandi mu byikorere kabisa, si ngombwa ngo video ibendende kubera kwirwa mbikora na rimwe ndabibereka. Niyo ya Bitcoin BX yadingwa kuri BNB Smart Chain, byose bikorwa kimwe. Ujya ugakanda import token ukayishyiramo, ubundi ibintu bikagenda neza. Ubwo nizere ko amakuru yose nyabahayeho nkuko narimbi basezeranyije. Amakuru murayabonye kuri Ruta Protocol, amakuru murayabonye kuri PC Network, amakuru murayabonye kuri Bitcoin BX ndetse no kuri BNB. Hose nizere ko amakuru muyabonye. Ubwo abagira ibyo mukuramo mubikuremo, na avive nayo ndumva nyivuzeho kugira ngo ibintu mu byumve neza. Nababwiye ngo uyu munsi update nagombaga kuzibahereza kuko nari numvaga mbari mu mwenda kabisa, numvaga mbari mu mwenda vuga ni ngombe nzibahereze inkuru zose uko ibintu bigomba kuba bimeze neza cyane. Ubwo rero ndabashimiye, mukomeze mugire ibihe byiza, mukomeze mukore mining, ibyiza biri imbere. Ubundi ibindi tuzahura muri video z'ubutaha. Ndumva amakuru aracyahari menshi kabisa, ariko ndiyo nzayabahereza nyine mu minsi iri imbere kugira ngo ibintu bigende neza. Nizere ko mining nzibahaye izo mwumva bukeneye amakuru ko nayabarekurira, munyandikire muri comment. Turi kumwe, mwandike muri comment muvuga muti iyi mining dushakira amakuru iziraba ziyafite. Ejo nzabakorera video kabisa mbabwire ni ubigenze gutya, ni iyi ngiyi ni mwansa by'amakuru dore ngaya muyumve. Ayo nafite amakuru babwire ni nago amakuru yahari bimeze gutya na gutya, nuko nguko bimeze. Mukomeze mugire ibihe byiza rero. Isamusone tubana kuri YouTube channel, mukore share kuri bagenzi banyu ndetse mukore subscribe, mukore na like kuri video, ubundi ibintu bigende neza. Tuzahure muri video z'ubutaha. Ciao hasta la vista.